Ngiye kubaha ikaze mwe mubana natwe mu biganiro byacu tubakorera bya buri munsi. Ushobora kuba waramumenye muri filimi yitwa La Casa de Papel. Niba ukunda kureba filimi ntiwabura kuba wararebye filimi yitwa La Casa de Papel cyangwa se Money Heist. Muri filimi habayemo abantu benshi bagiye bakundwa n'abatari bake, gusa hari uwakunzwe n'abantu bose barebye iyi filimi bita La Casa de Papel. Uwo muntu akaba nta wundi ari porofeseri cyangwa se umugabo akinnyemo yitwa porofeseri. Muri filimi ubundi uyu mugabo yagaragayemo nk'ari umukinnyi w'imena, aho abantu benshi bakinaga muri filimi cyangwa se ba Tokyo, ba Denver n'abandi bantu bagiye bakinamo, aho babuyaga uyu nguyu ari we nkingi ya mwamba bose bagenderaho. Uyu mugabo yagaragaye muri episode zose za La Casa de Papel, kuva kuri episode ya mbere kuri season ya mbere kugera kuri episode ya nyuma ya season 5. Ubundi uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe, ni muntu ki, ese ubundi yakinye niyo filimi yakinye yonyine cyangwa se hari n'izindi filimi yakinye. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kuba tukaba twagera ku munota wa nyuma. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Alvaro Morata Antonio Garcias. Yavutse tariki 24 Gashyantare mu mwaka w'1975, avukira mu gihugu cya Espagne mu gace kitwa Algeciras, ni mu mujyi wa Cadiz mu majyepfo y'iki gihugu cya Espagne. Aka kakaba ari agace kegeranye n'umugabane wa Afurika kuko gahana imbibi n'igihugu cya Maroc kiri mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Ubundi kuva muri aka gace professeur yavukiyemo ugera muri Maroc bigusaba ibirometero ya 583 ugenda n'imodoka. Amashuri abanza professeur yayize ku ishuri banza ry'ubugeni ryitwa rya Córdoba riherereye mu majyepfo y'iki gihugu cya Espagne n'ubundi aho yari yaravukiye. Professeur yakomeje amashuri yisumbuye aho yize ibijyanye n'itumanaho. Nyuma yo gusoza itumanaho mu mashuri yisumbuye yize ibijyanye n'ubuvanganzo mu ishuri rya Escola Superior de Dominicano aho ngaho muri Córdoba. Aya masomo yasoje mu mwaka w'1999, abona buruse imwemera kujya kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri kaminuza ya Temple mu gihugu cya Finland. Iki gihugu nacyo kikaba kiri ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka wa 2011 Alvaro Morata cyangwa se professeur mwamenye muri filimi ya La Casa de Papel yaje kurwara kanseri yo kwita ko ry'ukuguru kwe kw'ibumoso. Nyuma y'igihe yaje kujya mu bitaro ararwara, aravurwa, arakira neza. Ubwo yari amaze gukira kanseri hari mu mwaka wa 2012. Nyuma yaho yaje kujya gukina muri filimi bita Barodera. Gusa iyi filimi nagaro ya mbere yari akinyemo kuko mu mwaka wa 2007 aribwo yagaragara muri filimi ye ya mbere yitwaga Lola La Plura. Muri filimi yakinyemo yitwa Rafael Torres. Gusa nyuma yaho yakinye izindi filimi zitandukanye zirimo nka El Secreto de Portobelo mu mwaka wa 2014. Iyi filimi ya El Secreto de la Prova Vejo yayikinye mu mwaka wa 2014 akinamo yitwa Lucas. Uyu mugabo yabaye icyamamare ubwo yakinaga muri filimi yitwa La Casa de Papel, aho iyi filimi ayo yamuhinduriye ubuzima ikamufungurira imiryango ndetse n'inzu zitunganya amafilimi ku isi hose zikaba zatangira kumutekerezaho, kuko muri filimi La Casa de Papel yakinyemo ari umwe mukinnyi w'imena ndetse aho abantu benshi bamumanagamo. Nyine ibintu yakinaga abantu benshi babikunze cyane bitewe n'uburyo yakitingaga muri ino filimi. Mu mwaka wa 2017 nibwo professeur yahuye n'uwanditse ino filimi bita Alex Pina. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru ukora mu gihugu cya Espagne. Bakimara guhura na professeur yamubwiye ko ashaka kumukinisha filimi kuko birumvikana ko yari yaramubonye muri filimi zose yagiye akina mbere. Bakimara guhura yamubwiye ko ashaka kumukinisha muri filimi yitwa Money Heist cyangwa se La Casa de Papel mu rurimi rw'Icyesipanyol. Professeur bakimara kumubwira ko bashaka kumukinisha muri filimi yarabyemeye, gusa niyumvaga ko iyi filimi izagera ku rwego mpuzamahanga nk'uko yabitekerezaga. Nyuma yo gukina muri filimi La Casa de Papel ibyakurikiyeho ni amateka isi yose. Ndakeka abantu bareba filimi batabura kuba batazi uno mugabo. Nyuma yo gukina muri ino filimi yaje kwegukana ibihembo bitandukanye nk'umukinnyi wahize abandi muri sinema y'igihugu cya Espagne. Urugero nko mu mwaka wa 2019 yatwaye igihembo cya Best Actor mu bihembo bya Union Award. Mu mwaka wa 2020 yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza cyangwa se Best Actor muri Platinum Award. Ndetse muri mwaka wa 2020 kandi yatwaye ikindi gihembo cya Best Actor muri za Pink Award. Ibi byose bikaba ari ibihembo yatwaye nk'umukinnyi mwiza w'umwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2021 kandi yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Audace Award n'ibindi bihembo byinshi yagiye atwara nyuma cyangwa se n'imiri azatwara kuko aracyakina filimi.
Uyu mugabo yakinnye muri filimi zitandukanye nyuma yo gukina muri La Casa de Papel yakinnye muri filimi bitwa Immaculate. Iyi filimi abantu mureba filimi kuri Netflix ni mwabara kwa mwarayibonye. Nyuma akina indi bita Lost and Found. Iyi filimi nayo ikaba yarakunzwe n'abatari bake, aho yaje gukina n'indi filimi bita The Wheel of Time, ndetse hari n'izindi akina zishobora kuzasohoka mu gihe kiri imbere. Mu buzima busanzwe usibye gukina filimi, Professor cyangwa se Alvaro Morata Garcia ni umwarimu muri kaminuza ya Temple. Iyi kaminuza akaba yarayizemo nk'uko twabibonye haruguru mu gihugu cya Finland, aho yigishamo isomo ry'ubuvanganzo. Professor avuga indimi ebyiri neza cyane, aho avuga Icyesipanyol cyaho yavukiye ndetse n'ururimi rw'Icyongereza. Professor arubatse, yashakanye Bianca Crema, aho babyaranye abana babiri b'impanga, aho umwe yitwa Julieta undi akitwa Leo. Ni ukuvuga ko umwe ari umuhungu undi ari umukobwa. Ese nawe wakunze Professor? Kamushimira wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, akabwira ngo ibihe byiza nibyo tukwifuriza. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.